What uniqueness did you find here when you were just traveling here? Hmm. It's also different because I know I have friends in Rwanda, so it's not like being a total tourist. I came here knowing some people, but I would say the fact that people usually speak your like at least English or French, that's a very something that is important. And yeah, I would say mainly the greenness, the fact that the mountains and the green. So I think transports is a big thing here also. The fact that it's easy to travel everywhere, or you can have a chauffeur if you want. But I thought taking the bus was part of the experience, and we were very well welcomed everywhere. Reka tubasuhuze abakurikiye Tuzuri TV, nk'ibisanzwe ni ya gahunda. Uyu munsi rero ni special. Kubera iki ari special? Igihe cyose iyo naganiye n'umuhanzi uririmba, nkaganira n'umukinnyi wa football cyangwa se nkaganira n'umuntu ufite impano runaka, mbabwira ko tuzajya tubagerera mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubavu tubereka ubwiza n'uburanga bugize akarere kacu ka Rubavu, aho usanga hari ibintu byinshi byiza utasanga ahandi. Uyu munsi rero ngiye kubasogongeza kuri bimwe mu byo nakomeje kubabwira igihe kinini, kandi ndabizi noneho uyu munsi muravuga kabisa Rubavu ewana, wowe banza ukande subscribe. Niba uri kureba iyi video utarakanda subscribe, sinzi tu ubwo nuzi Rubavu mfite ikintu nzaguhimisha, ariko Rubavu ntabwo tugwa nabi, nzabyihanganira gusa, ariko ni byiza ko ukanda subscribe kugira ngo ibintu byinshi turimo turategura imbere bizabashe kugushimisha kandi bijye bikugeraho ku gihe. Umunsi wa none rero nta kindi tugiye kuvugaho n'ubwiza nyaburanga bwo mu karere ka Rubavu, aho tugiye kubatambagiza ahantu mutari muzi, mwajyaga muhabona gusa mutazi ngo haba ibiki, hakorerwa iki, ese bimeze bite. Gusa icyo nakubwira cyo, wowe guma kuri screen yawe. Niba uri kurebera kuri telefone, niba uri kurebera kuri smart TV mu rugo, niba uri kureba aho uri hose, ndagusaba ko wareba iyi video ukayirangiza, kandi ndabizi urakuramo byinshi byiza. Kuri wa gatanu tariki ya 2/8/2024 kuri Kivu Peace View Hotel habereye umuhango wo gutangiza ku mugaragaro igikorwa cy'ubukerarugendo bwiswe Nengo Hiking Trail. Ni igikorwa cyari cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye, harimo guverineri w'intara y'Iburengerazuba, umuyobozi w'akarere ka Rubavu, abakozi batandukanye mu nzego za leta n'abafatanyabikorwa b'uwo mushinga. Abari bateraniye mu cyumba cy'inama basobanurirwaga uburyo umushinga wizwe n'uburyo uzashyirwa mu bikorwa, cyane cyane hagaruka ku buryo uzita cyangwa se uzafasha abaturiye aho icyo gikorwa kigiye kuzajya gikorerwa. Ndavuga icyo gikorwa cy'ubukerarugendo, bityo akaba ari igikorwa nyine ubona ko kigiye kuzana iterambere hano mu karere ka Rubavu. Bityo natwe nka Tuzuri TV twe twahababereye, reka dukomezanye urugendo turebe uburyo byari byifashe ubwo twazamukaga umusozi wa Nengo tujya kureba nyine ibyo byiza bitatse akarere ka Rubavu. Ngewe ndishimira ko mwese nahabatanze, nahagiye mu ba mbere, namwe gusa ndabifuriza ko byibuze umuntu wese uzumva iki kiganiro atarahagera, ndagusaba ko nawe waza ukurikira iyi video neza, wumva ibisabwa kugira nawe uzahagere, kuko biba bibabaje kubona waravukiye Rubavu, uhatuye, ukahakora ibikorwa byawe, ukajya ubona Nengo ku mafoto, abandi bantu bari i Burayi cyangwa se muri Amerika bari kukwereka ngo barahageze kandi uhatuye. Biba bibabaje. So ngewe nk'umuntu uhatuye, ukunda ko Rubavu nyine isurwa, ukunda ko Rubavu itera imbere, ndagusaba umuntu wese uzumva iyi video, ndagusaba ko wazaza gusura Nengo nawe ukirebera ibyo byiza bitatse akarere kacu ka Rubavu, aho uzabona Ikivu, aho uzabona ibirunga, aho uzabona umujyi wa Goma, aho uzabona Mahoko. Mbese ndakurarikira kuzaza kwirebera nawe.
twashatse kubereka the first community project dufite muri trail. Aha niho umaze kuzamuka ugeze hano wagera unaniwe, ushobora kuhasanga kabando, ushobora kuhasanga amazi, ushobora kuhasanga fanta, ariko byose ni iby'umuturage. Donc amafaranga abamo yose nayo muturage. Ikindi kintu twafatanyije nawe kubaka sanitation ishobora kuba yakoreshwa n'abakerarugendo. So this is the first community project supporting. Ntabwo twabibabwiraga muri presentation ngo mugire ngo n'amagambo. Sibyo? So tuendelee. Nengo ni umusozi mwiza, umusozi utuma uwuriho hejuru ashobora kubona ibice byinshi by'umujyi wa Gisenyi. Akaba ari umusozi tuzi ufite n'amateka, uko batubwira mu mateka Abadage, Ababiligi baharwaniye. So ni umusozi rero ufite byinshi ushobora kwibutsa mu mateka y'u Rwanda, cyane cyane mu mateka y'aka karere. Ikigaragara nuko dufite ibyiza byinshi tutazi uko tubibyaza umusaruro mu ntara yacu. Uyu musozi ngira ngo Abanyarubavu benshi bakuze bawubona ariko ntibatekereza ko dushobora kugira ubukerarugendo bumeze butya. Ubu rero ni amahirwe akomeye cyane kugira abantu bafite ibitekerezo by'ubukerarugendo bashobora no kutubwira ibyo twakora ku misozi yacu. Ni amahirwe akomeye kuko twarabonye aba bafatanyabikorwa bakadufasha kwinjira muri ya gahunda y'akarere Rubavu nziza irimo ibice byinshi bitandukanye nk'uko mubizi by'ubukerarugendo. Ni byiza rero ko uyu musozi ubaye imwe muri byiza bizajya biranga akarere ka Rubavu ndetse mvuye n'intara muri rusange, kuko twifuza ko ibyo turimo kubona hano, iyi misozi turayifite mu ntara yacu hatandukanye, Rutsiro, Karongi, hirya no hino za Rusizi, ku buryo biza nk'ibi ngibi dushobora gukurura abantu nabo bakadufasha kubibyaza umusaruro. Rubavu yacu. Nari maze gusobanura ko abaturage baturiye aho barahazi ariko ntabwo bazi ibyiza birimo. Rero turasaba ubuyobozi bw'akarere, ubuyobozi bw'umurenge, ubuyobozi bwegeye abaturage kugira ngo muri bya biganiro dukora, bwa bukangurambaga dukora, twoye kubabwira ibyo dusanzwe tubabwira ni byiza, tubabwire mituweli, tubabwire ejo heza, tubabwire ibitandukanye, ariko tunababwire ibyiza byo gutembera, harimo birumvikana no gutembera ku misozi nk'iyi ngiyi. Ntibaze nk'uko nabivugaga baje kuragira, baje guhinga, ariko baze no gutembera birimo, kuko nabyo birabarura. Ku bantu baje Gisenyi, basuye Gisenyi bafite igihe gitoya, twarakomeje dutekereza niki twabaha nka product kugira ngo nabo tubashe kubavanaho amafaranga, abaturage babashe kuva mu bukene. Cyo twatekereje iyi product, dusanga ni product nziza cyane kuko ifata hagati y'amasaha 2 n'amasaha 3.
none umuntu uwo ari we wese wasuye Gisenyi ntiyabura ayo masaha 2 cyangwa 3 birutana n'iriya ya Congo Nile Trail ugomba kugenda iminsi 5 iminsi 10 nawe yingiye buri muntu wese wasuye Gisenyi ashobora kuyikora kuko ni short hiking trail ku buryo mu isaha imwe masaha 2 uba wayikompletinze wanasubiye ku hoteli bagutwaye. Urumva rero ni byiza cyane guha abantu bose opportunity yo kuba ba experience ga Gisenyi mwenyine mwibone viewpoint. Iyi viewpoint mwabonye hano ni nyeya cyane mu Rwanda zifite 360 degree ni nyeya cyane ahandi usanga ari uruhande rumwe urundi ruhande ntacyo ubona ariko ahangaha twabyaza umusaruro kubera ko hazafasha abaturage baha hasi hitwa Nyamagobe village kuva mu bukene kuko 90% y'abantu bakoramwe hano n'abazakoramwe bose bazaturuka muri community. Mu bijyanye na nature dufite space ziri hano ziri unprotected ariko ziri protected ku buryo usanga ibinyabuzima byose birimo harimo iyo nature hakabamwe history ijyanye na nuzana defense point y'Abadage igihe barwanaga n'Ababiligi mu ntambara ya mbere y'isi. Bako hano niho mu ntambara ya mbere y'isi Abadage n'Ababiligi barwana hano hari imbunda nini cyane ya defandaga umujyi wa Gisenyi yacungaga umujyi wa Gisenyi kugira ngo Ababiligi batabasha kwambuka ngo baze mu Rwanda. Hano niho hari hateretse imbunda nini kuko muwabona ahantu hari imbunda ariko hano inyuma na ahantu bararaga hari amatenti yabo yari imbunda y'abaki kuri Rwanda Abadage Abadage nibo badefandaga u Rwanda. Package rero dufite package enye dufite iyo bita romantic hike dufite guided hike isanzwe urumva dufite religious hike urumva tukaba dufite na camping. Nukuvuga ko izo produits zose zifite ibiciro byazo ko zigenda zirutana mu categories urumva ariko for basic ku munyarwanda ushaka kuzamuka nengo ukeneye service uzakoresha facilities akabona inkoni akabona amazi ni 10,000 no mu guide umwerekeza ariko ku banyamahanga rero bigenda byadapta kuri izo produits ashaka. Hari umunyamahanga ubwira ati ndashaka hike ariko ndashaka na lunch yanjye nyibone ruguru cyo gihe muhita mukora iki adjusting amafaranga abava amahanga na $20. Umuganura ubundi ku banyarwanda uratubwira dufite ibyo twagezeho dufite ibyo dushaka kugeraho reka duhure tubisangire mu byo rero turimo kugeraho ubu ngubu tunifuza kugeraho n'ubukerarugendo burimo. Niba rero twifuza kugira imbere ubukerarugendo buteye imbere no kuganura birumvikana turaganura ibyo twagezeho n'ubukerarugendo dutangiye kugira ibyo tugeraho. Kuba turi aha ngaha rero ngira ngo n'ibyo twasangiye hariya ibigori ibijumba ngira ngo babiteguye neza kugira ngo bihure neza n'umuganura nabyo ni ugutangira kuganira ku bwiza bw'ubukerarugendo ibyiza ubukerarugendo bumaze kutugezaho.